Si wowe wenyine waba ufite amatsiko y'uburyo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatashye nuko yaherekejwe nyuma yo kubona uko byari byifashe ubwo yageraga mu Rwanda. Si wowe wenyine waba ufite amatsiko yo kwibaza niba yaraherekejwe mu rugwiro akanyamuneza, icyubahiro n'ibisingizo nk'ibyo yakiranywe nk'uko byamugendekeye ubwo yinjiraga mu Rwanda, akakirwa nk'umuntu udasanzwe, nk'umuyobozi w'ikirenga, nk'umutware ugaragiwe kandi ukunzwe. Amatsiko yawe afite ishingiro kuko mu gutaha asubira mu gihugu cye abereye umuyobozi hakoreshejwe imbaraga nyinshi zatumye amafoto na video zigaragaza uko byari bimeze zidafatwa, n'izafashwe zikaba zarasibwe, nke zarokotse zikaba zitaratangajwe. Ese byatewe n'iki? Abakumirizi bari bantu ki? Ayo mabwiriza yatanzwe nande? Uyu ni umwanya w'inkuru yabuze kibara, inkuru itaravuzwe. Nk'uko mujya mubibona mu kirango cyacu, mu nkuru dukoraho harimo na The Untold. Uwo tuvugaho ni General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni, Perezida wa Repubulika ya Uganda, isaro rya Afurika. Museveni wacu, Museveni umusaza wacu, ni bimwe mu byavugwaga n'abari baje kwakira Museveni, bakaba bari abamutegereje inyuma yo kumenya yuko yanyuze inzira y'ubutakaza mu Rwanda. Abandi bakaba ari ababibonye bitunguranye, ariko bagasabwa n'ubwuzu bwo kwibonera n'amaso uyu muyobozi abanyura iruhande. Mbere yo kureba uko byagendekeye abafotoye n'abaje guherekeza Museveni ataha asubira mu gihugu cye, reka dufate iminota mike twibuke uko byari byifashe agera mu Rwanda. Perezida Museveni ubwo yinjiraga Gatuna yabasuje mu Kinyarwanda, abaganiriza gato mbere yo gufata imodoka ze akomeza urugendo rugana i Kigali. Mu kubaramutsa mu rurimi rw'Ikinyarwanda yagize ati: "Muraho Banyarwanda, murakomeye cyane, nanjye nkomeye nk'ibuye." Ubusanzwe Perezida Yoweri Kaguta Museveni agira imodoka zimugaragira zimuherekeza zisaga 50, ariko ubwo yageraga mu Rwanda zimwe zari zasigaye hakurya i Katuna mu gihugu cya Uganda, izambutse zikagira Nyabugogo ziri mu zimuherekeje zaturutse mu Uganda, zari imodoka 18 zirimo abamurinda ndetse n'ibindi bikoresho binyuranye. Munga
umunyamakuru w'umusista reba kiragesaza reba ariko abagiye kugifata reba ariko reba yahagaze reba none bibere Nyabugogo reba baje pe hano reba ariko ko bari kugenda
Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. The President of Uganda. Welcome to the formal opening of the Commonwealth Heads of Governments meeting. Mu gutaha imodoka ze n'izimugaragiye ntizirukaga bimwe by'amasigamuyaga ahubwo zagendaga buke buke by'amatereka mfizi. Aya mashusho arabigaragariza mu buryo butari haranti cyangwa se slow motion. Uko Perezida Museveni yatambukaga ari nako abaturage bari babaye benshi kurusha aba mbere ubwo yazaga mu gihugu. Mu gutaha bari biyongereye bikubye inshuro nyinshi aba mbere, biteraga hejuru bamwereka ko bamwishimiye ku butaka bw'u Rwanda, nabanyuzamo akabapepera abasezera. Akigera kuri Nyabugogo, aha turavuga mu gutaha, imodoka ze zahisemo gukomeza urugendo hakurikijwe imigendere mu gihugu cye cya Uganda, aho bagendera ibumoso mu gihe mu Rwanda bagendera iburyo. Kuba Museveni yarakoresheje ibyerekezo by'umuhanda bya Uganda akagendera mu mihanda y'u Rwanda mu buryo bw'igihugu cye aho kuba ubw'igihugu yasuye, nabyo byagarutsweho na bamwe mu bamusezeragaho bamukomera amashyi mu nzira yose iva Nyabugogo igakomeza Gatsata, Nyacyonga n'ahandi ku dusatire rwose kugera i Gatuna. Mu nzira yose yanyuzemo Nyabugogo, Gatsata, Nyacyonga akiri muri icyo cyerekezo, baribazaga bati ya mihanda y'intase mu Rwanda yahinduriwe icyerekezo iragendwamo nk'iyi Bugande. Nta kibazo byari gutera, nta nicyo byateye, dore ko n'ubundi umuhanda uba wakubuwe. Ibyahungabanya umutekano byose byavanywe mu nzira, ndetse n'imodoka zakabazitiye zibabyigabyiga ziba zavanywe mu nzira. Museveni agera mu Rwanda, imwe mu nkuru zavuzwe cyane ndetse hamwe na hamwe zikavugwa mu gihugu imbere ku gipimo kiruta uko havugwa Cogamu, ni ukuza kwe anyuze ubutaka kwakira mu bwuzu n'urugwiro. Amakuru dufitiye ibihamya ni uko mu gutaha mbere y'uko amanuka anyura Nyabugogo, abantu bamaze amasaha menshi ku muhanda bamutegereje. Ab'inkwakuzi bakaba bari bahamutegereje amasaha arenga 4. Aha ni mu gice kigana Nyabugogo ugakomeza ugana mu Gatsata ukanazamuka. Aha ni mu gice kigana Nyabugogo umanutse ku Muhima munsi y'amaha ugakomeza kwa Mutangana ugakomeza hafi y'ikiraro cya Nyabugogo ugakomeza mu Gatsata no hirya yaho n'ahandi. Nubwo hamaze amasaha menshi bategereje, ntibacitse intege, dore kandi ko hari habaye no gukumirwa kwa bamwe ngo badakomeza kuba benshi. Basubizwaga babwirwa kujya mu mirimo yabo isanzwe, ari nako wibutswe ubudahwema ko uri busohore telefone mu mufuka akayizamura ashaka gufotora afatwa nk'ushaka guhungabanya umutekano. Ibi babyibutswaga ubugira kenshi n'abashinzwe umutekano bari bambaye imyenda y'ubururu isa n'iy'abapolisi, ndetse hakaba n'abambaye imyenda yenda kwirabura isa n'iya polisi, ariko hakabamo abadaso bambaye icyatsi, abanyerondo n'abandi bari bambaye igisivile. Abatangaga amabwiriza abuza abantu gufotora ni bake ugereranyije n'abashyiraga mu bikorwa, kuko abantu bagerageje gufata amashusho bashikuzwaga telefone zabo. Aha dukoresheje ijambo cyangwa se imvugo yakoreshejwe n'abaduhaye amakuru. Izo telefone barazakwaga, amashusho bafashe agasibwa, amafoto cyangwa se video bigahanagurwa. Hari kandi n'abazatswe ntibahita bazisubizwa uwo mwanya. Ku umubare munini w'aho twaganiriye kuri ingingo y'itara rya Museveni no gukumirwa no kuzwa gufotorwa no gusibishwa amafoto yafashwe, kuba ababituganirije abenshi batarifuje kugaragazwa bitumye na bake batabidusabye tutabagaragaza, ariko amajwi n'amashusho yabo byo turabigumana mu bubiko bwa Pax TV Reme News. Ubwizi impamvu zo gukumira, kubuza gufotora, gusaba amafoto no gusigarana telefone za bamwe mu bafotoye nibyo byatumye amashusho ya mbere yagaragaye ku gutaha kwa Museveni n'urugwiro yagaragajwe n'Abanyarwanda bamusezeragaho n'aya ngaya turi kwereka yashyizwe ahabona nawe ubwe ku rubuga rwe rwa Twitter. Magingo aya andi mafoto afatiwe mu Rwanda, aha turavuga baba barabashije kuyafata bihishe ntibayasibishwe akaba atarashyirwa ahagaragara. Nyuma y'urugendo rwe akomeza agana i Gatuna, Museveni yongeye kugaragara mu mashusho agera ku mupaka wa Gatuna ku ruhande rw'u Rwanda, nabwo yasezeweho mu rugwiro rwinshi rw'abari bamwishimiye, akaba yarugiye kubagaragaza kandi nanone mu Kinyarwanda.
ubundi yambutse umupaka abona kuganira n'abaturage bo mu gihugu cye ahereye kubi Katuna, akaba yarabwiye ngo dore imipaka yarafunguwe mureke magendo mugireke abagambire enkora yahamuruka amakagona ku rw'umburu abayinitaga n'uburyo kubarira iki abatayinitaka nsiza kubarondera ubundi mbazi emyoga uteremu no kushubura okutabukwa amagendo aho kate enshaka bagigwire mukore business. Iyi video twifashishije yo gutaka Museveni yashyizwe ahabona na Perezida Museveni ubwe. Amagambo yerekeza kuri Twitter ya Museveni ubwe aragira ati nyuma yo gukurikirana isozwa ry'inama ya CHOGM nagarutse muhira mu gutaha nanyuze ku mupaka wa Gatuna. Ndashimira byimaze abavandimwe n'abashiki bacu b'Abanyarwanda kubw'urugwiro bagaragarije bitari gusigera mu Rwanda ahubwo no mu kumperekeza ntaha kuva i Kigali ukagera Gatuna. Murakoze cyane, reka urukundo ruganze. Aya magambo ya nyuma murakoze cyane, reka urukundo ruganze Museveni yanditse mu Kinyarwanda. Uretse kandi ko Museveni yanditse agira ati reka urukundo ruganze, n'ubusanzwe indirimbo y'abahiriza igihugu cya Uganda igira iti igihugu cyacu kiduhamagarira kubana amahoro n'abaturanyi bacu bose. Perezida Yoweri Kaguta Museveni akigera ku butaka bwa Uganda yaganiriye n'abaturage b'i Katuna nk'uko nabivuze hejuru, ni muri metero nke ucyambuka umupaka. Yaje gukomeza ubusabane bwe n'abaturage be aganira n'ab'i Kabale. Ati mbwenu baba hati icyo kubaza fakora ntahuwa endo kugikoraje ekanyirira konke kikuru no kubingongoro makaganyu kandi babahati babashomese impande ebiri ubwo kubanza abayina kataka kake ukubashomesa ukubarakorere ahafunzire kwihambwe kitubukire tuhereze sente burumuruka kandi nshire kumwe tuzohereza inja kugira ubwire rinza radio ngambara nimbashoborra umuhanda wa kabiri ni bariya abatende amatakaninga n'ibindi byo gukora ibitwete imyuga okuhesha okubaisha okubumba okuteka emigati ebyo nitubitwara nk'emyuga. Esente z'emyuga ziri aha constituency kandi esente ezo nizo musako zanyu ebintu byanyu byo kubika no kweguza nimwe mukwiza kuzikozesa mukakora ebigavumenti erabahabure. Ninza kugira ubwire nizambarra nimbashoborera gye mu radio nibatu mu radio zanyu nimuduhurirayo bare mwebale Green and
Omakaganyo Ndaba tebero kuza yeya yamaza alina mataka Dokta kumaje abo tinaku waya ndara hakuruka Teyese abo baba hati wina kuko borra Radio West, Ibasogorra. Ejakabili, Amatene, Nataka, Nina Nataka, Nakwaja, Nataka, Ilikuwa Yoga. Yoga, no person from Yahweh, no Kubu, Obajesu Ahora, never Kuida, never Pesha, never Kunokora, never Wazira, Yoga. When you Shamba, I was interested. Zario. How would you wear now? You are so tired of us from the woman. I want to run Ruka. I didn't look at your body. Then I took to the name with you. Are not going to have the chair for Ekazona ya kumwe. Ndio kama kijana tukatandika watu kunitaka kijana ni akitoka kama banana kuruka. Mongoliana ndio kutoka radio na baba kutoka Hadi nilikuwa ndio wakajibwa Bueno, entonces kwa yuko na wada nayo Bana nawe Seven. Aza mu Rwanda nabyo mwabonye ukuntu abanyarwanda babyishimiye bivuze ngo abanyarwanda ni abanyamutima bashaka guturana neza ntibifuza ikintu na kimwe cyatuma u Rwanda ruturana nabi abanyarwanda bagaragaje isura yuko bashaka Afrika niriye barashaka yuko umukuru w'igihugu ava muri icyo gihugu akaza mu Rwanda akamera nkaho nubundi agiye muri cya gihugu cye ese waba yaratanze amategeko n'amabwiriza yo kuzana gufotora Perezida Museveni ataha ninde ese yaba ari PPU y'u Rwanda yaba ari PPU ya Uganda PPU bisobanuye Presidential Protection Unit iki kibazo nta gisubizo tugifitiye wowe uramutse ufite icyo ubiziho waduha igitekerezo cyawe hasi muri comments iyi ni Pax TV Irebe News yewe ndi Harry John Williams